Mwongeye kwirirwa abakurikiye TV yacu Vumbura TV Rwa, muri kumwe na Manishimwe Vincent. Nkuko bisanzwe rero uyu munsi ngiye kubereka buryo ki wafunga application zawe, ntihagire umuntu ubasha kwinjira muri application zawe ngo agire application yakoresha utabishaka. Nkuko bisanzwe rero ndabasaba gukanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugendana, niyo nkunga yanyu. Sasa ukuntu wafunga application zanyu, ndizera abantu benshi cyane ujya ufata nka YouTube yawe ufiteho ibintu by'amabanga, ntabwo ushaka ko ntabwo ushaka abana bareba ayo mabanga yawe cyangwa n'undi muntu wese, cyangwa se WhatsApp yawe urashaka kuyifunga kugira ngo hatagira undi muntu wese wabasha kwinjira muri WhatsApp yawe. Iki nicyo gihe rero ngombe nabereka ukuntu wafunga application zawe ugashyiraho password, ntihagire umuntu upfa kukwinjirira muri application zawe. Rero ndabasaba gukanda subscribe kuri Vumbura TV Rwa, muri kumwe na Manishimwe Vincent. Wifuza kumpa inyunganizi cyangwa kumbaza, wankurikira ku mbuga nkoranyambaga nkoresha. Hari kuri Facebook Vicky Kabaya, kuri Instagram Manishimwe Vincent, kuri Twitter Manishimwe VC1. Sasa tukagendana. Ubwo ngubwo WhatsApp nayo ni 0783412440 kugira ngo umbaze. Wagira n'ikindi kintu aturusha yakwifuza gusangiza inshuti ze, ni karibu yatubwira. Sawa rero dutangire. Gufunga application, uzaza muri telefoni yawe, hari aka application tugiramo, dore ngaka bakita Phone Master. Dore ngaka muri kukareba ngaka hano bakita Phone Master. Ukimara kugera kuri Phone Master yacu uzayinjira. Ukimara kwinjira kuri Phone Master yacu izinjira. Ukimara kwinjira uzabona agatablet kameze gutya. Ukibona agatablet kameze gutya, uzakanda handitse kuri App Lock. Ukande kuri App Lock. Ukimara gukanda kuri App Lock, murabona harimo password. Dore password ngiyi rwose irimo. Sasa tuzanza dukuremo iyi password yacu, murabona ko harimo pattern na fingerprint. Sasa ukimara kuyikuramo, murabona nge kuko application zifunze bazahita batwereka App Lock. Sasa dore nk'izi zirafunze, ariko nk'urugero ushaka gufunga application, dore ukuntu biba bimeze application yawe idafunze, haba hari akagufuri gafunguye gutya. Sasa uzagera usanga ushaka gufunga, uzajya uhakanda gutya, ukanda ufunge application yacu. Murabona ko nyifunze. Sasa hano hepfo hari n'izindi zidafunze, nge murabona ko zose zifunze. Sasa indi application ushaka gufunga nayo uzaza uyikoreho nkuko bisanzwe, uyikoreho. Ni Hama VPN yacu tuyifunge, ni Free Basic, ni zire zose muri kubona zose tuzaza tuzifunge. Ni Imigani yacu tuze tuyifunge urugero. Mwibuke application twafunze, dore ngizi turazifunze. Sasa ukimara kuyifunga, ukimara gufunga application yacu, hano barakwereka ushaka nko guhindura password. Uzaza hano wenda urugero wandikemo password ushaka gukoresha, wenda wandikemo gutya, uhindure ukonfirme password ushaka gukoresha, wongere ugire gutya, wenda example ushyiremo password twifuza gukoresha. Murabona batweretse ko yagiyemo. Sasa password yawe numara kuyishyiramo, urabona tuzaba twamaze kuyigezamo. Niko wafunga application. Sasa tuzasubira inyuma. Ukimara gusubira inyuma, murabona ama application twagiye dufunga. Nk'urugero turashaka kujya kuri WhatsApp yacu. Murabona ukimara kujya kuri WhatsApp yacu, tuzasangaho password y'iyi pattern yandi twashyizemo imeze gutya. Gutya. Murabona nyikuyemo sasa. Murabona ko nahuye n'ingaru ikaba yaranarangiye. Sasa nituza tugahigana Facebook yacu, nayo tuzasanga ifunze. Nk'urugero nushaka gukoresha fingerprint, uzaza ugire gutyo ukozemo fingerprint yacu. Nushaka gukoresha, urabona Facebook yacu irinjiye nyine tu, ariko habanje kuzaho password. Sasa twari twafunze nino Free Basic, dore nayo tuzayinjira. Dore nayo nitumara kuyinjira sasa, Free Basic nako twayifunze, ahubwo twafunze Imigani app. Imigani app dore ngiyi. Imigani app, murabona password yacu ihisiza ku Imigani app. Ugakoresha fingerprint cyangwa pattern yacu. Sawa rero aka n'akantu n'ubwenge nari mbazaniye kukuntu wafunga application zawe zimwe na zimwe. Rero wagira ikibazo yambaza, nta kibazo.
caho caho ndabakunda abakurikiye Vumbura TV Rwanda basaba gukanda subscribe.